rero ni urubuga rw'imikino nk'uko bisanzwe urw'uyu munsi rwose ruraryoshye ndabagira inama yo kutajya kure y'inyakiramajwi zanyu dufite ingingo nk'enye turi buganireho uyu munsi iya mbere ni uko ikipe ya Rayon Sport mu by'ukuri Axel ubwiyunge ku bahoze bayobora Rayon Sport buraba igisubizo ku bibazo bivugwa muri iyi kipe nicyo kibazo twibajije ariko iyi ngingo Axel twayizanye kubera yuko hari abagabo bahuye bafite cyangwa se bavuga ari kijyana muri iyi kipe y'ubururu n'umweru. Yes, abagabo bahuye ku munsi w'ejo hashize bahurira ku biro cyangwa se ku cyicaro cya ekipe ya Rayon Sport ku Kimihurura ni abahoze rero mu buyobozi cyangwa se muri za komite zatambutse muri ekipe ya Rayon Sport hari uwitwa Muhirwa Prosper, hari Rutagambwa Martin, Gacinya Denis ndetse hakaza uwitwa Sadate Munyakazi ndetse na Muvunyi Paul nubwo atahagaragaye ariko nayo bakomeje kujya bavugana kuri telefone ku munsi w'ejo. Abagabo bose rero barahuye bahuzwa na President wa Rayon Sport uriho ubu ngubu uyoboye bakaba ari Uwayezu Jean Fidel duheruka no kwakira ahangaha. Hanyuma rero ibiganiro bagiranye ahanini birebana n'ubwiyunge no kureba uburyo basenyera umugozi umwe bagafasha ekipe bo basobanura ko biri hagati ya 70 na 80% bagerageza kugenda bazamuka umunsi ku munsi kugira ngo bafashe ekipe bagerageza no kwishakamo ubushobozi ndetse n'andi makuru avuga ubwo ko kuva aho ejo bari bicaye batangiye kureba icyo bakusanya kugira ngo bakomeze bafashe ekipe ya Rayon Sport kwiyubaka. Kwizigiye Rayon Sport ubu nitwavuga yuko noneho igiye kuba ya Rayon Sport yo mu myaka nk'itatu ishize noneho nibyo icyambere cyari cyarabuze nk'uko perezida tumwakira hano yabitubwiye yaravuze ati jye nasanze abantu baracitse mu bice kuko ikintu cyambere bansabye barambwiye ngo banze twunge yatubwiye ko ariyo nshingano ya mbere yakoze kigera muri Rayon Sport nuvuga ngo ikipe ya Rayon Sport ni y'abakunzi bayo iyo bashyize hamwe noneho abantu babaye mu buyobozi bazi aho irwaye bazi igihe igirira imbaraga bazi igihe imbaraga zicikira ni ibintu byiza cyane ngira ngo iyi ngingo turaza kuyifataho wa mugani nk'uko babivugaga umwanya uhagije tuyirambure ariko ni inzira imwe mu gisubizo kirambye ikipe ya Rayon Sport yari ikeneye kugira ngo babanze bashyire ijwi hamwe bafatanyirize hamwe bajye mu murongo. Ingingo ya kabiri rubaga imikino kuri uyu munsi ni uko twavuze tuti ese abafana b'amayikipe yahoze akunzwe ko batakigaragara ku bibuga kwizigiye mukura yawe ko tutakibona abafana ikipe ya Mukura Victory Sport, ikipe ya Etincelle, ikipe ya Musanze, ikipe ya Espoir, ikipe ya Muhanga n'amakipe ubona ko abakunzi bayo basa nk'abayatereranye bayateye umugongo. Iyo muganiriye n'umuntu akubwira ngo ngewe ndayikunze ikipe yanjye ndayikunze ariko ugategereza umusanzu we ukawubura umusanzu wa mbere kuri stade ngo simerwa kuri stade ngo ariko ngo ngiye mu ikipe ngo ndayikunda ngo ndayikurikira ngimba ku mutima ibyo bintu rero ngira ngo iyi ngingo kuyitekereza ni ibintu byiza cyane kwa kugira ngo twongere turebere hamwe nihe byapfiriye nihe byicumbagirira ko inkunga ya mbere ikipe yagakwiriye kubona ni umufana uyijya inyuma kandi ugaragara mu bikorwa byayo ugaragara kuri stade. Ni ukuvuga ngo rero hari amakipe tubona byaracumbagiye magengo byabaye magengo na amateka imusanze ni rimwe na rimwe nta muntu ugicirwa ishati no kuva mu cyanika cyangwa se muri za vunga aje kureba Musanze FC ni iki cyabiteye muri rusange. Ngira ngo ni ingingo turi buze dufiteho n'abatumirwa bakomeye bazi aya makipe banayabamo baze kutubwira nabo aho babona bifira byibuza turaza kubona kimwe mu bisubizo ahari iyo abantu bavuze hari abantu babumva nkeka ko bishobora kuza gutanga umurongo mwiza wenda hakagira bamwe bisubiraho bakagaruka ku bibuga bakongera bagashyigikira amakipe yabo. Ingingo ya gatatu ku rubuga rw'imikino uyu munsi Axel ni imikino y'intoki turavuga kuri Afro Basket. Ngira ngo Axel umufana wese ukunda basket ubu ngo arimo aramwenyura. Umufana wese ukunda basket ari kumwenyura ari kumwenyuzwa n'iki ari kumwenyuzwa mu by'ukuri n'itangazo ryagiye ahagaragara ryemerera rero abafana bagera kuri 50% kuzitabira imikino ya Afro Basket zatangira ku itariki 24 ikarangira ku itariki 5 mu by'ukuri 50% bya Kigali Arena n'abafana bahagije nibyo twari twifuje ni 5,000 kuko yakira 10,000 hanyuma ariko hari amabwiriza cyangwa se byasabwe hari condition bagomba kubahiriza kugira ngo bemererwe kwinjira. Ikintu cya mbere no kubanza kwipimisha COVID-19 mu masaha 48 ubwo no kuvuga ngo kwishyura inoti ya 5 bakagupima covid hari abantu bazaba babishinzwe bahari hari
n'ibitaro cyangwa se n'amavuriro hirya no hino abantu bagomba kuzajya bajya kwipimishirizayo ugatanga 5,000 hanyuma ubwo masaha 48 ubwo ukareba match ebyiri yazarangira ukajya kongera kwipimisha. Ikindi cya kabiri byibuze no kuba waratewe urukingo, ufite urukingo doze imwe ya covid. Hanyuma n'ibiciro byamaze kujya ahagaragara, aha make mwabibonye ni 7, aha menshi ni 15,000 ngira ngo Afro Basket mu buryo bukomeye. Nabonye muri uko kwikingiza 5 bikubiye mu itike. Bikubiye mu itike. Niba ari 15 ubwo ukaba warikinira kuri 5 ubwo basigaye 10 utanga. Niryo utanga. No mwango rero nicyo twifuzaga, nicyo twarasabye rwose ko inzira zo kwirinda covid-19 ni nyinshi, ariko kimwe mu byibanze abantu bakeneye kumenya nuko bahagaze. Kwipimisha ni byiza. Kuba nicaranye na Ruvuyanga ntibizambuza noneho kumuhobera twishimira ko kipe yatsinze, kubera ko Ruvuyanga azaba yipimishe nanjye nipimishije kandi twese turi negative kandi noneho wenda twaranakingije urukingo rumwe. Ubwo rero birumvikana ko abantu bazaba bari muri iyo stade bazaba bari safe ku buryo utababuza kwishimira ikipe yabo yatsinze. Imikino yose y'u Rwanda nta cyambuza kureba. Nibyo ni ikintu cyiza cyane. Ubwo mu by'ukuri abantu batangiye kuvuga bati se Amavubi niyakira Kenya ku itariki 5 Nyamirambo nta kuntu Ferwafa batangira kubaza ibintu nk'ibyo. Tugiye kwakira nanone vore ejo bundi, ngira ngo ibi byabaye mu by'ukuri ikintu cyiza cyane. N'andi mafederasiyo akagombye kuba areberaho kugira ngo atange icyifuzo cyayo. Kandi niba none se areka nibyo, none se Kigali Arena urumva ni indo, no kuvuga ngo bakina hafunze urumva. Kandi abahanga mu byerekeranye na siyanse n'izi ndwara z'ibyorezo n'izi ndwara zandura batubwira ko hano hari hafunze ugomba kugira ingamba zimwe na zimwe ufata zikarishye. Niyo mpamvu bavuga bati ntabwo mwajyemo mwese byibuze kugira ngo abantu bahumeke bijyanye n'uburyo ahantu hateye ntihageme igice. Ariko noneho mfatira nka regionali ifunguye abantu bahumeka umwuka mwiza, urumva hari icyizere rwose. Bifatire mu mabwiriza mashya. Uyu munsi iyo ufite resitora iri indo barakubwira ati koresha 30%, ariko ufite resitora ifunguye abantu bicaye hanze ni 50%. ayo ni amabwiriza. Ni ukuvuga ngo abantu bari hanze baba bari ayere bahumeka bumva n'undi mwuka ku ruhande uri naturel. Ni ukuvuga ngo rero ubushize warabazaga ati kuki muri football stade ijyamo abantu 25 abafana batemewe kandi ahandi bajyamo ngo urumva ngo abantu ngo muri football ngo bagira ngo niba ngo arakavuyo niko nabyumva ngo bagira ngo akavuyo ngo bagira gute umva iyi nshuro noneho ni muhame hamwe turebana kabisa. Abantu bagomba kureba match bakipimisha bakisuzumisha bakikingiza ariko bakareba umupira hakajyamo bakeya. Rero muri Afro Basket ibihugu bikomeje kugenda bihagera. Amakuru ya nyuma duheruka hari hamaze kugera ibihugu 5. Ubwo Sudani y'Epfo niyo yabimburiye izindi, Centrafrique iraza, Misiri iraza, Abagande baraza, Tunisia ifite kino gikombe giheruka cya 2017 nayo irahagera, Cote d'Ivoire nayo na Senegal. Ni ibihugu 7 tayari byamaze kugera inaha. Rero mu by'ukuri imyiteguro ikomeje kuba myiza. Ni nako uyu munsi mu mikino 2 ya gicuti Amavubi y'u Rwanda arakina na Misiri. Tuyibutsa ko nimwe mu ekipe akomeye cyane afite bino bikombe byinshi nayo. Umukino wa mbere wa gicuti rero nahoze mbona ari ku isaha y'isa 12 Amavubi y'u Rwanda na Misiri nyine. Undi mukino uri 21. Ubwo tuzaza gukomeza rero no kuri volleyball nabo bakomeje imyiteguro. Tuyiveho tujya kuri ikipe y'igihugu Axel Amavubi barimo barakora imyitozo mu gitondo n'umugoroba ndetse na updates ku bakinnyi bagenda bazaba ba professionnel. Nibyo birumvikana kugeza ubu ngubu igihari basore babiri bo bakina i Bugande, ngira ngo abantu barabyibuka neza cyane ko ari bo bari batahiwe ndetse baramaze no kugera ahangaha. Abantu barabyibuka ko bahise banapimwa birumvikana kugira ngo barebe niba nta kibazo cya covid bafite. Abo rero nibo baheruka, ariko nta wundi wari wava hanze kugeza ubu ngubu. Clement ntagaraza Clement nawe yamaze kuhagera. Bano basore babiri nabo ibisubizo byabo basanze nyine ari negative birumvikana barakora imyitozo. Abakunzi ba Rayon Sport bandika ati ikipe yacu atabo abantu babiri mwe bareba. Abakunzi ba Rayon Sport ntago babonye bapostinga bare basore bavuye mu Bugande bavuga bati Bansengiyumva bavuga ati nyabona i Bugande ntago baturusha ikofi cyane. Rayon Sport ati nyabona Rayon Sport ati ntibazasubireyo. Ubwo ni wa wundi Jamiri na Isaac.
ubwo rero tumaze kuba tuvuga ku Mavubi gahunda zayo n'uburyo akomeje kwitegura. Ingingo ya 4 mu rugo rw'imikino ni amakuru yo hanze y'ikibuga. Kwizigira baraza kumva umugabo wavuye i Marseille ajya i Paris, yarajyanywe n'ikintu urugendo rurerure cyane kubaza igihugu cy'Ubufaransa, yaragiye rero i Paris. Ubwo ngubwo nawe murakaza kumwumva impamvu yakoze urwo rugendo. Benshi babigereranyije nko kuva ngo i Nyagatare ujya i Kibeho, nubwo urwo rugendo atari rutagatifu rwo kuva i Marseille ujya i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. yaragiye kwirebera Messi. ubwo rero mu by'ukuri ibirometero byibuze 775. hari umukecuru wavuze ni kure cyane. hari umukecuru wavuze ati yewe n'ubundi ndi muri pansiyo nta bana mfite, ati ubu i Katarunya nabakora iki, ndimutse arimuka, ati ikintu kizangora ni ukumenya igifaransa, kandi nacyo ngiye gushyiraho abarimu 2 ku buryo ngewe nkurikira umuntu nakunze. abandi batangira hashtag iravuga ngo no Messi no party kabisa. abantu babaheza ngo rero iyo bakunda ikintu rwose abagikunda. ubwo rero amakuru hanze y'ikibuga ntimuze kuyacikwa, arahari rwose ameze neza. Bitero Renzo yayatunganyije muri rya waruvuze ibirometero bingahe akse? ibirometero hafi 700 kuko no kuva hasi ni ibirometero 775. no kuvuga ngo uramutse ugenda n'amaguru, abahanga barabara bakavuga ko byibuze wakoresha amasaha 155. ni ngo ahantu iyo utwaye imodoka ni amasaha 7 n'iminota 40. kuko Marseille ni hepfo ahantu mu majyepfo usa nk'uva ku nyanja, uzamuka uza Paris nyine usa nk'uza mu gihugu hagati. kandi Paris urabona ni ahagana haruguru hafi ya za Belgique cyane. ibirometero 775 na metero 100. ibihugu biba ari binini wangu. urumva igihugu ukuntu kingana. ndetse ibirometero bikoze hano mu Rwanda niho wambutse, wageze mu kindi gihugu. none se kuva hano kugera i Huye ni ibirometero 126, kuva i Huye ujya i Nyamagabe ni 26, kuva Rusizi ujya Nyagatare, uva Rusizi ujya Nyagatare, uva Rusumo ujya Nyagatare ntabwo birenze ibirometero. oya Rusumo ujya Rusizi ujya so kure, niho kure, kandi nabwo ntabwo birenga ibirometero 500 kabisa. ntabirimo. ubwo rero amakuru hanze y'ikibuga makaza kuyumva. ingingo ya nyuma muri urubuga rw'imikino ni transferi hariya ku mugabane w'Uburayi, zirimo kugenda zigana ku musozo. Harry Kane Tottenham irura indege we yisigarira. nibyo ni imikino y'uyu munsi, baracyari muri playoffs muri za Europa birumvikana. ntago rero barakina na ekipe ya Pacos Ferreira yo muri Portugal. ntago yajyanye na bagenzi be, we yari yisigariye London, yakomeje kwigumura rero avuga ati ngiye ndeke nigendere. ubwo nuko byifashe. hanyuma ikindi ngira ngo abantu babonye ni ibyerekeranye na Lukaku. kugeza ubu ngubu ekipe ya Chelsea yamaze guha umugisha, bamuhana nimero ikomeye cyane, nimero 9 mu by'ukuri. abakunzi b'ikipe ya Chelsea barabyibuka ko ni nimero yambawe n'abantu benshi cyane kandi b'abahanga. akaba ari no ngo iyi nimero ubundi yarifitwe na Tammy Abraham, yaragiye muri Roma. yambawe na Gonzalo Higuain, yambarwa na Alvaro Morata, yambarwa na Radamel Falcao, Fran Di Santo, Herman Crespo, Matteo Kezman n'abandi bakinnyi bari bakomeye cyane. akaba ariyo bamuhaye rero. bikaba biri kuvuga ko Lukaku ashobora kuzagaragara ku mukino wo ku cyumweru Chelsea na Arsenal saa 11:15. Arsenal ikomeza ireba uburyo rwose yashimisha abafana bayo. Chelsea Arsenal ku cyumweru saa 11:15. Arsenal yaguze Odegaard yaguze Ramsdale. aba bakinnyi koko uruyanga ba miliyoni 30 ariko na miliyoni 5. umuntu reka nkubwire ni nka kumwe warubatse inzu muri karitsiye uvuga ati yewe ndi umuntu wihagazeho iruhande rwawe umutarama agahita ahagereka etaje. ariko ni yacure gase no nta kundi Arsenal miliyoni umuntu aragura umukinnyi miliyoni 30 undi arimo arashaka kuyiryita. ari amafaranga twayihaye muri Visit Rwanda igomba kuyagaruza. ariko amafaranga ubonye ko jabone twongereye amafaranga nagajya mu kibuga. Arsenal muyireke izatsinda. amafaranga nagari yajya mu kibuga. iriya match reka nkubwire mwiriza abakunzi ba Arsenal iriya match Teta ntabwo ari bwigaragaze ariko ibintu nka biriya utuntu tumeze nka turiya tw'utuderibi. na Brentford batsinda ari deribi kuko Brentford nayo ni mu burengerazuba bwa London, ariko wenda bari bapinze bavuga ati agakipe kakizamuka n'iki barapinga kabatera 2. ariko ubu Arsenal yarize baravuga bati turashaka kwereka ko Arsenal ikomeye dutsinda ikipe ya Chelsea ku cyumweru. ngayo ngo rero zo transfer turazigaruka muri rusange Romero Lukaku wenyine yavuze ati Antonio Conte yarashepinze agira umukinnyi
angira umukinnyi ati uyu munsi iyo mbonye filozofi za tuceri ati nsanga ari umutoza ugiye kongera kunzamura akanshyira hejuru ati abakunzi ba Chelsea ndaje mbaho ibyo bitigeze babona uwo muntu uvuga iyo mihigo ukajya kuzana kazete ubura turaza kubiramburaho muri rusange mu byo kuri izi taransiferi zirimo kugenda zivugwa ku mugabane w'uburayi mani makuru akiseri abyutse avugwa neza taransiferi n'ubundi mu rwanda rukaku gasogi bihagaze gute nibyo birumvikana yitwa Guy Bukasa ubwo iyo tuvuga ibintu nk'ibyo bahinduranya amakipe n'abatoza barimo birumvikana Guy Bukasa ku munsi w'ejo ndetse na mugenzi we Guy Bakira umutoza ugomba kuba amwungirije bamaze igihe kirekire bakorana nibwo beretswe itangazamakuru n'abakunzi ba ekipe ya Gasogi birumvikana mu muhango rero wabereye ku cyicaro cya Gasogi hariya mu mujyi hariya muri Mike icyicaro cyabo aho kiri basinye imyaka 2 rero mu by'ukuri bavuga yuko intego za Gasogi ari ibyishimo no gukomeza gutwara ibikombe kugeza ubu ngubu intego yabo bati no gutwara ibikombe barerekana ku munsi w'ejo rero hanyuma ikindi gihari hatagize igihindukana none akaba yitwa Bisengimana Justin akaba kuri uyu munsi rwose agomba kongera amasezerano muri ekipe ya Rutsiro Football Club ubwo bamushakaga no gusubiza amerwe bamerekeza mu makipe agiye atandukanye yego nizere ko ubwo ngubwo bakuyeho bana no gukuraho kabisa nta gahunda wavuga ihari Rutsiro bamukubise ifaranga bana kabisa mu kanya gato cyane araza kuba yongera amasezerano muri ikipe hanyuma ikindi gihari muri update za hano mu Rwanda ku munsi w'ejo nibwo ikipe ya APR yatangiye camp bwatangiye umwiherero bakinnyi nyuma yo gupimwa abatari mu ikipe y'igihugu birumvikana uyu munsi rero nibwo ikipe ya APR igomba gutangira imyitozo y'imbaraga cyane itegura imikino urumva ya shampiyona birumvikana ariko mbere yaho imikino ya Champions League bakina n'ikipe ya Mogadishu City Club cyangwa yo bita MCC APR yaratinze pe yaratinze abantu bagiye babisesengura bigiye bitandukanye gukora imyitozo yaratinze pe yaratinze uyu munsi tariki zingahe 19 imikino ya mbere ku 13 gutyo ni muri aya matariki nta kwezi kuri ubwo ngo ni nyuma y'umukino w'u Rwanda na Kenya hagati ya 10 na 12 hanyuma nyuma y'icyumweru bakishyura ubwo bafite ibyumweru bitatu ni ibyumweru ni bike cyane ku ikipe nshyashya erega ikipe ya APR yarahindutse 40% ni nshyashya ni abakinnyi bashya kugira ngo bazajye kwandestandinga filozofi z'umutoza baratinze gufate n'abandi bari muri nationali kuzongera guhuza n'abagenzi babo bari mu ntuze berasa akazi gakomeye cyane ku muvandimwe Adil hanyuma akaba yitwa Eritier Luvumbu Nzinga wa Nzinganyo tayari muri Angola abanyabitoro kuri petroli nyinshi cyane akaba amaze gusinya umwaka umwe amasezerano muri ekipe ya Primeiro de Agosto tariki ya mbere z'ukwezi kwa 8 ukiza mu Kinyarwanda umukinnyi Primeiro de Agosto umukinnyi yagezaho yagomba gukina cyane pe mu myenda y'umukara n'umutuku yageze aho yagombaga gukina ariko ngorira bamaze kuko urabizi ko nantuze no muvandimwe Babo Samson nawe yerekejeyo hari ahantu hari amafaranga menshi cyane amafaranga arameneka bari abantu baragucumbikira bagwembe abanyangora nabo babanze kuzana politiki ngo gukinisha abanyangora abana b'abanyangora barebye ukuntu umupira uri kumanuka leta bashyira itegeko nk'iri ryacu ry'abanyamahanga byibuze batanu baravuga bati twabaze nabi agomba kwisubiraho ariko Ruvumbu rwose yagiye aho yagomba gukina cyane Ruvumbu ni hari umukinnyi w'aya makipe asanzwe rwose ariko nanone Rayon Sport nayo ni ikipe ikomeye kwizigira nuko amafaranga iheruka amatsinda rya baririmba amatsinda gusa bayaheruka rya twavuga yuko ibuze amatsinda ahubwo ibuze amafaranga ibuze inote kugira ngo imusinyire yiciye amafaranga menshi Rayon Sport irayabura urumva offre ya Primeiro de Agosto niyaba iri munsi ya Rayon Sport miliyoni 5 wowe wasinyira muri Rayon Sport ubwo rero n'andi makuru menshi cyane harimo ay'uko ikipe ya polisi ishobora kuzana umutoza uvuye mu gihugu cya Kenya watoje na Simba Patrick Osems byose turaza rero kuba tubirambura reka dufate akaruhuko twamamaze tugaruke mu kanya gato cyane dutangira urubuga rwacu rw'imikino ntimujye kure ahubwo tubatindira urubuga rwacu rw'imikino turahera ku ngingo twari twababwiye cyangwa se mwagiye mubona hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zacu ndetse n'izarabiye muri rusange igira iti niki cyatumye abafana b'amakipe yahoze akunzwe batakigaragara ku bibuga niyo mpamvu uyu munsi twatumiye abafana babiri b'amakipe atandukanye reka nakire bwana Koskos avuye mu ruhengeri rw'ibihungi hari i Musanze Koskos muraho mwaramutse umeze neza namahoro i Musanze turakomeye rwose uzi amazina ya Koskos kare kanzi Koskos
unyakire n'uyu mugabo muri Mukura iwanyu muzamuyogora aho ngaho Antonio Conte umuvandimwe Kosikosi yitwa Mujyarugamba Lukman Mujyarugamba Lukman Munyarugamba Lukman turamuhuza na Lukman wacu hano bafata agafoto baganire. turi kumwe kandi na Antonio ni umufana ukomeye w'ikipe ya Mukura Victory Sport. Antonio nawe twakwakiriye cyane muri studio za Radio Rwanda usanzwe uri n'umutumirwa wacu ariko wari umaze iminsi wariheje sinzi ahantu wari warashaka amafaranga ni covid umuntu arimo ashakisha umuntu we ntabwo hanze byoroshye kandi waje muri iki gihe basigaye bahangana n'ibintu bibiri guhangana n'ubukene no guhangana na covid-19 ni ibintu bibiri ubwo rero bibasaba imbaraga nyinshi nibyo ukora hado ukora double cyane ubwo rero ngira ngo mu by'ukuri katuganire kuri iyi ngingo yacu Kosikosi reka mpere kuri wowe rwose mu bufana ukomeye cyane w'ikipe ya Musanze mu by'ukuri irakina ikagura abakinnyi beza. Perezida Trump nta kuntu abatagize nta kintu abatahaye abakinnyi ariko ajya kureba ukabona abafana barakendereye baragabanutse. Wahura n'abantu bazi Musanze kera ikitwa ngo ni Makungu amagana n'umunani bakubwira yuko ngo Mukungu yari ifite abafana benshi yanayikinnyemo Mukungu Sport nahera wenda aduhurize muri ibyo bihe byabo n'uyu munsi uko abibona abafana ubwitabire bwabo kuyoboka ku byerekeranye n'abafana murakoze kubaza ako kabazo. Byigeze kubaho nibyo Mukungwa ivaho hagazeho 408 hari nuza shamirane bwabayeho kugeza ubwo Mukungwa yaje kuvaho noneho 408 yakomeza Mukungwa iza gusubiraho nanone kira deuxième division ariko byageze aho tuza kwihuza nibwo yabaye Musanze FC. Ubu rero ikintu gihari impamvu bari barashyize ku kibuga nibyo nshimira mwavuze ngo perezida wa Musanze yitwa Trump nibyo ariko ubundi tuzi ko ari Katumbi Chapwe abanyamusanze barakaze afite amazina ndabona yavuga hano bamushyiriyeho ngo ni Sheikh Mansour El Biniader nabyo njya byumva akunda kumva nako hari espoir de demain hari Katumbi Chapwe ako kantu ka espoir de demain ni gute umuperezida nk'uwo nguwo Katumbi Sheikh Mansour El Biniader Trump espoir de demain amenamo amafaranga yari ku mukabura Kosikosi byo mbere na mbere twongera tumanze tumushimire kuko abantu bose bahoze bayobora Musanze FC harimo itandukanizo kuko twazaga no ku kibuga kureba match waba wanishyuye wagera ku kibuga bakagusubiza itike bagafata itike bagusubiza amafaranga oya ntabwo wemerewe kwinjirana ko ni mu mutume ikipe itsindwa ariko uriya mugabo kuva aho agiriye ndabimushimire wenda n'abasportifu bose babyumve yafashe ya mbere yahamagara aba legendaire ba Mukungwa Sport ubu tumaze icyumweru tubonanye nawe atubwira uburyo ashaka kubona tutuyumva mu kipe turabimushimira cyane ndetse yugushaho na komite aba legendaire nabo bajemo hari komisiyo yashyizeho ya komite de recherche izayoborwa n'aba legendaire bo bazabarimo harimo no muri majyanama nabo bagira bashiramo kugira ngo icyo gihe n'abantu bisanga bose muri Musanze iyo nuza Brad de Fer kavaho mbese ni nkaho navuga ko ishyamba rihari yari kuyeho yari yanduye rwose. Turagora ko gato cyane katunyarukire muri Mukura Antonio. Mukura nayo ni imwe mu makipe avugwa muri iki kibazo bavuga bati Mukura kera yari ifite abafana bo mwimerere. Mukura yarakinaga anga ku mahoro cyane za Rayon Sport stade yakubita ikuzura kandi atarabariyo gusa ariko uyu munsi Mukura usanga none ivugwa mu makipe ngo afite amashyamba ngo hari bamwe babaheza nguni ngo babarebera inyuma yo ngiyo ngo zarango no mwitumba ngo hari nabandi ngo banyiri ikipe ngo mutemera ibyo bintu muri Mukura byatewe n'iki kuza mu gacika ku kibuga nk'uko byari bisanzwe. Nibyo rakoze cyane Ruvuyanga ngira ngo muri Mukura ikintu cyabaye ni kimwe habayeho ikintu cyo kudahuza ndetse no kudahozaho kwa bamwe mu bari abayobozi ba Mukura Victory Sport ariko kuri iyi nshuro ngira ngo hari bitangiye kujya ku murongo aho haziye urwego rwa body ngira ngo nimwe mu equipe yatangije iyi gahunda urabiza amakipe yose ari professionnel ndetse anakomeye afite structure igaragara
afite CEO cyangwa managing director nibyo Mukura yatangiye kugira ngo ibashe guhangana n'abo bantu bavuga ngo twahoze turi ariko Mukura y'ubu ngubu ndakubwiza ukuri ko izaba itandukanye na Mukura y'icyo gihe ikijyanye no kuba abafana baracitse ku kibuga bihera cyane cyane kuri ku musaruro wa ekipe iyo ekipe ititwara neza cyane cyane amakipe y'uturere cyangwa yabayeho kuva kera twakwita ko ari amakipe ashaje muri shampiyona uba usanga harimo ikintu cyo kutabona ibyo byishimo urabizi ikintu kikurura umufana ku kibuga ni ukubona ikipe y'itsinda itwara ibikombe mu gihe Mukura nta gikombe iri gutwara nta shampiyona ifite kugeza ubu ibyo byose nibyo bigenda bikazitira wa mufana akavuga ngo nubwo ikipe iba mu maraso icyo kintu iryo jambo akwizigira kare yahoze abigarukaho ariko ndagira ngo nkubwire ko kuba umuntu avuga ngo ikipe ni y'abasokuruza sibyo hanjye Mukura nyikunda kubera ko ari y'abasokuruza nakuze nsanga iwacu muri famille twese dufana Mukura ni ikipe imba ku mutima ariko si bya bindi byo kuvuga ngo nzahera mu rugo gusa nyifanire kuri radio cyangwa iki njya ku kibuga nkamenya ese ni uwuhe mukinnyi waje muri Mukura ese byagenze gute ese Mukura niki twakora kugira ngo byibuza n'abahoze bayikunda mu myaka yashize abasaza bakuru bagaruke ku kibuga baze batari kumva ngo Mukura ngo yatsinze Rayon ngo umuntu yishimire kuba yatsinze Rayon cyangwa APRS hari ikibazo wenda muri Mukura umuntu yakwibaza niki cyatumye abakunzi ba Mukura bacika ku kibuga Ruvuyanga nkuko kose mu kanya bivugaga hari i Musanze habaye Brad Fair abantu baravuga bati twebwe tuzi Mukungwa ibya Musanze ntitubyumva i Muhanga hari abantu n'ubanze kwemera Muhanga bati tutabonye flash yacu ntago bikunda ngira ngo baza no kutubwira kuri icyo kintu Rusizi icyo cyo guhindura amazina guhindura he no kwa bayikundaga ni ukuvuga ngo Simba Espoir aravuga ati twebwe ntabwo ugiye nafana Espoir ugiye nfana Simba urumva iryo hindagurika ry'amazina nk'uko wabivugaga mu kanya kose byararangiye muri Musanze cyangwa n'ubu abantu baracyataka abakiryamye inyuma y'Mukungwa itakibaho oya ako kantu kari gahari ariko ku gikorwa Chapo yakoze ejo bundi icyo kintu cyatumye mu mujyi hose bamwishimira yego ntawe ushimwa na bose gusa n'akandi kaje gatuma wenda bitagenda neza ariko ni mu rwego rw'uko mbese nakunda na komite ya Musanze hari umuntu wakoragamo hawe akazi yari team manager numva ngo ni umunyamakuru sinzi niba babita abanyamakuru nabo simbizi yitwa Patrick voilà uwo rero urabona ariko ni bya bindi abantu bavuga ngo akanwa kajunitse ibyo kurya ntabwo kavuga kuko uvuze byagwa urumva igihe yari muri Musanze ntabwo yabivugaga neza cyane arahira agira ati ikipe izabiye gatatu ariko aho bamukuriye ku mirimo ntabwo ushobora kwirata avuze ikipe nabi ariko ibyo abaturage bamaze kubimenya bamaze kumumenyera gusa ntabwo ari byiza burya iyo wakoranye n'umuntu urumva ko kantu kare karimo ariko nanone ni ikibazo kiri muri komite ya Musanze uburyo batangamo akazi nk'ubu arika Brad Fair gahari hagati ngenda kubwiza ukuri hagati ya SG na komite urumva hakunze SG ntabwo namurenganya urabona ni uburyo Musanze itangamo akazi niho harimo akabazo ubwo urabona umuntu tuvuge urugero igihugu niba kiya cyarakwizeye ukagikorera wagera ukaba pensionné ni ukugira ngo uje kuruhuka waratanze imbaraga zawe none weho umaze ugeze igihe cyo kuruhuka none abantu bagiye kuba kandi urabizi ibintu bibazo by'ikipe bari byinshi cyane n'uwo mwanya wa SG bisaba kwitanga ibintu byinshi none mugiye kuba umuntu uri pensionné no kuvuga ngo mu gihe ushatse kuvuga ko mu gihe muri komite bidakora neza no ku ruhande rw'abafana bitahita biza birumvikana bibakineye nk'uwo ni pensionné ugiye kumuha akazi ni yishakaje munamurenganya se ni wa mwero turutse bukuru kwira hose dusoje y'urubuga rw'imikino kwizigira na Axel munyemerere dukurikizeho ingingo yacu ya kabiri igira iti abayobozi bahoze bayobora Rayon Sport barimo kugenda rwose bavugana n'ubuyobozi buriho kugira ngo ikipe ya Rayon Sport yongere ibe Rayon Sport y'ubukombe ibe Rayon Sport itwara ibikombe ibe Rayon Sport ikina amatsinda ibe Rayon Sport nayo abafana bishimira kwizigira nibyo Rayon Sport
ni nk'ibi twavugaga muri Rayon Sport niba batangiye gutera intambwe yo kujya hamwe no kumvikana ni ibintu byiza cyane kandi byari binakenewe kubera ko Rayon Sport kutumvikana umwuka mubi ibyo byose nibyo bigenda bikurura cya kindi twita ishyamba noneho ishyamba iyo rivutse ku ikipe nk'iri ifite abakunzi benshi birushaho kudogera kuko buri wese atwara abe n'undi agatwara abe ugasanga ikipe ntabwo muri bo murayifasha cyangwa se muyishyigikira kandi ibyo ari byo byose ni nko kwisenyeraho nk'ihene niko bajya bavuga ngo wisenyeraho nk'ihene ni ukuvuga ngo uko ujya mu ishyamba ukanga gushyigikira komite iriho n'ubundi urasenyera Rayon Sport urayisenya kugira n'ubundi ntabwo uzayigarukamo ni reputasiyo yawe n'ubundi uba wica kuba wakundaga ikipe ukaba utifuza ko yatera imbere ibyo byishimo sinzi ahantu ubundi bituruka ibyishimo by'ishyamba sinzi ahantu bituruka Axel ubundi Jean Uwayezu Fideli yahuye nande ku makuru ufite ni bandi bahuye baganiriye ku munsi w'ejo mu masaha y'igitondo ku cyicaro cya Rayon Sport ni hariya ku Kimihurura cyangwa se ku biro bya Rayon Sport hari umugabo witwa Munyakazi Sadate we n'uwejo ubundi abantu barabyibuka ari nawe Uwayezu Jean Fidele yaje asimbura hari Martin Rutagambwa hari Muhirwa Prosper ku munsi w'ejo hanyuma undi batubwiye yari Gacinya Chance Denis hanyuma na Muvunyi Paul bose rero nibo bavugwa bari bahari ariko hakaza indi verisiyo ivuga ko na Gacinya atarahari ahubwo we na Muvunyi bakomezaga kugenda bavuganira kuri telefone ariko nabo bari muri iyo timu akaba rero hari ikintu ndetse na Gakwaya Olivier former SG w'ekipe ya Rayon Sport umwe mu banyamabanga bakuru rwose navuga bamaze igihe batenze muri ekipe ya Rayon Sport kandi wabonaga basobanukiwe n'iby'umupira abo bagabo bose rero bakaba bari bakozweho ku munsi w'ejo si ibyo babiri mvuze batari bahari ku buryo buri fizike ariko nabo bakomezaga kuvugana kuri telefone bungurana inama n'ibitekerezo icyari kigamijwe rero kwari ukwiyunga noneho bagakora timu bakava mu by'amateka bakava mu bibasenya bakava mu bibazo bagiye bagirana ahubwo bagashyira ibitekerezo hamwe ko buriya ruvuyanga ikintu kiba gihari washobora gukaba ukavuga uti ngewe mbaye umuyobozi ukavuga uti buriya iyo ubaye umuyobozi ikintu cya mbere ni ikintu cya flexibility kugerageza kwiyoroshya no kumva ibitekerezo byabo mufitanye gahunda byabo muhuje gahunda niko navuga cyangwa se no kumva ibitekerezo byabo uyoboye ikintu rero cyiza cyashimwe n'abareyo niyo initiative nicyo cyemezo nicyo cyifuzo mu by'ukuri niyo ntambwe yatewe n'ubuyobozi bwa Rayon Sport buriho bwo guhuriza bariya bagabo hamwe n'abafitanye ibibazo bakagerageza kubunga kuko attention uri umuyobozi ariko hirya hari undi muntu ushobora kuba afite ubundi bumenyi mu bintu runaka bijyanye na domene murimo hari umuntu uzi kuganiriza abakinnyi akavuga uti byanze bikunze Gacinya niyegera umukinnyi uko yaba ameze kose aramukonvenka aramuzana reka twinjize Jean Paul mu rubuga rw'imikino Jean Paul Nkurunziza umuvugizi wa Rayon Sport Nkurunziza bazina waramutse mwaramutse ni amahoro ni amahoro masa abareyo baravuga bati ubwo abayoboye Rayon Sport bahuye n'abarimo kwiyobora ubu ngubu ubanza ibintu bigiye kujya mu buryo abareyo bongere bamwenyure ubundi koko aya makuru dufite twabwiye abantu nibyo barahuye abayobozi abavuga rikijyana muri Rayon Sport reka mbivuge gutyo n'abayoboye Rayon Sport ubu ngubu rikijyana ritese icyo twavuga ni uko abareyo n'ubundi barahura ntabwo ari ubwa mbere ubuyobozi bwabuhuye bigeze kuyobora Rayon Sport cyangwa bayibayemo bayifitemo experience n'ibindi yaba kubagisha inama no kuganira n'ibisanzwe rero basanzwe bahura hari nuko aribwo mwabimenye basanzwe bahura no mugani wawe nuko aribwo twabimenye ariko noneho kuri iyi nshuro bahuye bafite iyihe gahunda baganira kuki mu ishusho ya Rayon Sport baba baganira igiteza imbere ikipe ya Rayon Sport nta kindi baganira urabizi ko ubuyobozi inshingano za mbere baba bufite ni uguhuza abareyo guhuza umuryango inshingano rero yindi ni guteza imbere icyo nakwita nk'icyita rusange duhuriyeho twese ariyo
Rayon Sport. Rero kenshi iyo abareyo duhuye tuba tuganira ku buryo Rayon Sport yatera imbere kurushaho. Ariko nubwo Jean Paul wenda urimo gusa nkaho bica ku ruhande ubwiye umuntu yuko wenda Sadate ayobora Rayon Sport yumvikanaga n'aba ngaba bamuvunye n'abandi, uramutse ubyemeje abantu sinzi ko babyemera Jean Paul. Buri wese aba afite icye mu mutwe, ariko igihe hari nuko bose icyo bahuriyeho ni Rayon Sport, niyo denominateur commun, ni icyo duhuriraho twese ni Rayon Sport, kuko yaba Muvunyi yaba Sadate baziranye nyine kubera Rayon Sport. Icyo bahuriraho rero ni Rayon Sport, nibwira ko nta kindi gihari hagati yabo. Rero nabisubiyemo ko basanzwe bahura, ubuyobozi burabahuza, ni nacyo cya mbere navuga nyine bakora nk'ubuyobozi guhuza abareyo. Aho rero guhuza abareyo n'ubundi ntabwo wahuza bamwe ngo abandi basigare, ahubwo twese tugendera mu murongo umwe w'ubuyobozi buba bwaduhaye. Barahura rero, ahubwo wenda ko mwabimenye, ariko nubwo mwabimenye nk'uko binasanzwe bahuye hagamijwe guteza imbere ikipe ya Rayon Sport. Nta kintu na kimwe abareyo bamenya ukibabwiye cyavuye muri uwo muhuro? Ni iterambere rya Rayon Sport ndumva gihagije. Reka tujye noneho ku cyerekeranye n'ubushobozi mu bintu baganira ibyo ari byose, ubushobozi bwagarutsweho. Ntacyo wenda avuga ati izi mpande ziyemeje kugira uko zibigenza, hari abemeye gukora mu ikofi kugira ngo Rayon Sport yubake. Cyerekeranye n'ubushobozi bakiganiriyeho iki? Ariko iyo tuvuze iterambere, ubwo iterambere ibyo ari byo byose ntabwo ryaza ngo ubushobozi busigare. Iterambere naryo riba riri mu bushobozi. Nababwiye ko ikihuza abareyo cya mbere ari iterambere ry'ikipe ya Rayon Sport, kandi ndumva byumvikana neza. Murakoze cyane, ko tugushimira umunsi mwiza. Murakoze namwe. Jean Paul kasigaye yimana amakuru yaduhaye kumujyana ntajyeyo ashaka kumuzimuza. Gusa ikintu kimwe nabonye, ntabwo hari ibindi binda bitandukanye, ntabwo biri personal, ahubwo observation cyangwa se ngebyo niboneye. Rayon Sport uyu munsi ifite umugabo uri integre, reka nkoreshe ya terime yo kwa Kenzi. Jean Fidel ubona ko ari umugabo nyine udefanda iryo zina rye. Ari Fidel, urabona ko ari organize mu buryo bwa administratif. Urabona ko ari umuntu ugendera ku mategeko. Urumva, ubona ko nyine mu nzira ze ntashaka kunyura ku ruhande no hino. Uvuga ngo nanagusobanura ikintu arakikubwira uko agitekereza no kujya agakwiriye gukora. Uvuga ngo ni umugabo mu buryo bwa administratif bwo kuyobora, bwo gushaka ibintu binyura mu mucyo. Urabona ko rwose iyo ntego niyo ntumbera ayifite. Icya kabiri ni ikintu kijyanye n'uburyo bwa accountability, cyangwa se kuvuga ngo ibyo nkora ndabikora mu izina no mu nyungu za Rayon Sport. Urabona ko nta nyungu nyinshi agamije muri Rayon Sport. Rero icyo akeneye ubona yarakeneye n'ubundi Axel, sinzi niba ubibona nkanjye, akeneye amaboko. Akeneye ko ba bantu bandi baza bakamuba iruhande bakamufasha. Ejo bundi hari umwe mu bahoze ari abayobozi ba Rayon Sport twari turi kumwe turaganira, mubwira observation yanjye, ntabwo twigeze dutandukanye, ntabwo yigeze ahabanya nanjye. Yarambwira ati rwose uriya mugabo urabona ko ari juste kandi ari ku murongo. Icyo akeneye ni amaboko. Amaboko ashingiye ku bintu kuba bifitemo experience. Ni ukuvuga ngo Rayon Sport ni umuyobozi wa Rayon Sport ariko ubijemo vuba. Urumva, hari abantu rero baba bafite experience mu mupira, bakavuga bati kugira ngo tugere ku ntsinzi turakora gutya. Ntabwo recruitment ihagije n'imyitozo gusa, ahubwo hari ubundi buryo dushobora gukora preparation ya match kugira ngo tuzagere ku ntsinzi. Icyo rero nicyo kintu ubona muri Rayon Sport Jean Fidel akeneye abantu bamubi iruhande bazi iby'umupira, bawusobanukirwa nabo mazemo igihe kumurenza, we agakora mu buryo bwa administratif, ibintu bikajya ku murongo, ntagamije inyungu muri Rayon Sport, ariko akeneye abandi bantu bamubi iruhande bazi iby'umupira bashobora kumufasha kugera ku ntego. Ngira ngo rero uku kwishyira hamwe, uku kwihuza ni ibintu byari bikenewe. Yes, ni ibintu byari bikenewe, ni ibintu ngira ngo abakunzi ba Rayon Sport nta nubwo ari n'ibintu byo guca ku ruhande bari bamaze iminsi bavuga, nubwo wenda abantu bagiye babyumva bitandukanye cyangwa se bigakorwa mu nzira
mu nzira zitanoze cyangwa se zidatunganye uribuka abafana bajyaga ku cyicaro cya Rayon Sport amwe mu magambo bagarutseho baravugaga bati iyi kipe turashaka ngo ko isubirana ba nyirayo ariya magambo rero iyo mvugo winjiyemo imbere ukareba icyo bashakaga kuvuga abo ba nyirayo bavugaga ni bande bamwe muri abo bantu n'ubundi bari muri iyo nama ni abo ba Muvunyi ni abo ba Prosperi ni abo bandi ba Olivier n'abandi benshi bagiye bacamo kuko impamvu baba bavuga ibintu nk'ibyo ngibyo ku ruhande rumwe abafana buriya nubwo wenda bashobora kugira gutya bagahubuka bariya bahuriga bakaba bakora ibintu cyangwa se bakanakoreshwa nabyo byaravuzwe ariko buriya urukundo rw'ikipe ruba rugihari urukundo rw'ikipe ruba rugihari hari igihe bashobora kubivuga ari amarangamutima mu by'ukuri ariko nanone icyo baba bashaka ni ibyo byishimo kandi abantu baba barabafashije kugira ngo bagere kuri ibyo byishimo bababona bahari kandi babona ko bafite n'ubushake bakavuga bati twebwe twatwaye ibikombe runaka hari kandi ahari byagendaga gutya na gutya urumva rero ni intambwe nziza cyane yatewe n'ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sport yesi ngaho nguko rero ibyo muri Rayon Sport ni uko bihagaze.